sigaye ari guma mu rugo ntago tukiva mu rugo na tukigenda imana byarakomeye pe umuntu yicara mu rugo akabona n'akazi yanakora uzi umuntu kuko azabigenza mpeti wangani bari sungunda imenya ko hazi ko tuba twaranye gahunda yo kujya tujye gushaka ubusa afite n'igitoki cyangwa igikarati what anje nijya kumureba pe Jesu wiki hakibina abantu teka mutwe bibikiye babaye bati muri corona sara umuntu ukoramwa toka ntabwo ibyo byashoboka none se uramwana ibintu avuze nibyo cyaraga ari byo ukora igitiyo akose mwana kado nakoze he nkora akazi nasoni wapi ibyo sinzi niba byashoboka akose mwana sinzari nanyishe wajya kugatigisa mwana ngiye kubikora kabisa mwana kadoga aremera se ko yimubwiye nawe mukanya ako mwana reka nze buretse yora Jesus is Lord. No. Ya baba we. Akazi kari. Mana yanjye, mbega akazi k'uyu munsi. Jackson, mani banguka mani nawe uze tugicaranga mani bya Jack. Jesus is Lord. Akazi k'uyu munsi. Yewe we. Kuna kazi katuvunye mwana. ntabwo ubizi mwana wewe Wabonye beto? byihorere Akiri hungiza. ye baba we ukanihungiza kuko Akamana amafaranga ibya baduhaye. byabaye byinshi Amafaranga ari make y'amani. akumuriza amafaranga baduhaye Bitatu atanu mwana. ngayibaza ayo mafaranga no kwimana ubu bari kuvuga nk'ibihumbi 5 mana Ni bene? kubera iki usugo ngugurana twabigeze ute ko Nakunye. Reba igito cyane kirasaza. ikiyo cyabaye icyuri Abo ndo bari no kukwirukana. We bari no kukwirukana. ukisuka ikodeshe 300 Asuka sobone kura muri beto. usita kura muri debeto ntabwo ibi tuyura kongas niba ari kongas Mani, akira nyine mani mbe nigende nyine wowe. Turaho tujye kugura kwa nyirabyenga. sawa nari Ikigage. Ubushera. twose ikigage nambaraga twakoresheje impungure Nari impungure niko bimeze sawa nari yego man Now you see me, every day you see me smiling. Katuloza mwenyezani, moya onda bega inzoga banza ari kabutinda ha nyababa we bega igende ni komeza vuge ase ura mwana twazanya ari hera Benja karame mwana. uri Nguki. ushaka icara yewe we aze kuhiri Manu. Akana katurosa nashize mwana. ubu ngereka nkubwire egera gatanu were Ndahanye. uzi byambayeho Ibiki. ubu ngubu dore mvuye mu rugo dore iki gikote nicyo mizi bari banyishe Bagutwaye kise mwana. ngati ngo yandi twakore ngo twajya tuyama kandi yatuvuye Biguma umuntu wakuze mana aranamu. agomba kuba nyine Akaturosa dore nka. Nose ko ngamaza nyine. None. azinzani Wowe ubwo wongeramo. nubona ko njya n'uri cyashi Nubona ko n'ikizwe cyari kinyishe. sewe nubireba Yehoresha iminsi yabaye mibere. je na bya bindi ikoresho byanjye babinyibye kandi nakikodeshe na turuwasi ndamva amafaranga ariyongera aba bayangahe bitatu Ibikoresho babyibye. kandi nakoreye angahe bibi Akazi ejo ngo tuzagasubiramo. baba we nibibazo ese ngo turabigenza utera Akumwana ngwa mukobwa mwe kumwe n'ijoro ngo wakoze ibiki. ibyo ni byo mwangira Unyangira iki? urambwira ibintu by'umukobwa ibintu by'umukobwa wigeze barajya mu bintu by'umukobwa bya korona wajya mu bakobwa Nta prudence wabuze se ko tugeze ngo uzigira. Ntiwazijugunya. ubwo iki Ngo ntazo wataye. benja turi inshuti ariko rero ibintu utangira kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo turashwana njye birangiye Byengeye kubwira mu mahu. niba wasinze niba utasinze simbizi Ibyo ngiye kubivuga. muretse mwere Ndagiye ahubwo.
dushwanira ahangaha nzaza nishakira akazi kanjye nawe ushaka kawe